umuhanzi witwa Kevin Kade akomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amashusho yagiye hanze kuri uyu munsi ari kumwe n'umunyamidelikazi wo mu gihugu cya Tanzania bamwita Justa Makwabe. Ingo yarazwi cyane, asanzwe yari umunyamideli amurika imyambaro, ariko si nibyo gusa kuko ajya anagaragara mu mashusho y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ariko icyatumye anamenyekana cyane nabwo yigeze kuvuga mu rukundo na Diamond Platnumz ndetse anitabira amarushanwa y'ubwiza. Uyu mukobwa rero ari mu mujyi wa Kigali mu mashusho yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Kevin Kade n'uyu mukobwa rwose bari gutembera muri Kigali Convention Center. Ku munsi w'ejo nabwo yari yanagaragaje ko yifatanije n'abanyarwanda mu gikorwa cy'amatora, ubwo yanagaragazaga ko ashyigikiye Paul Kagame, avuga ko rwose yakwifuza ko abanyarwanda bamutora. Ikindi kandi nuko amakuru yandi hari nuko avuga ko yaje mu Rwanda, aje mu bukwe bw'uwo baziranye usanzwe uba hano mu Rwanda. Uyu mukobwa rero nta nubwo ari ubwa mbere agaragaye ari kumwe na Kevin Kade, kubera ko mu minsi ishize ubwo Kevin Kade yari mu gihugu cya Tanzania yagaragaye bari kumwe. Abantu bavuga ko bashobora kuba barahujwe n'akazi, akaba azagaragara mu ndirimbo izajya hanze irimo Kevin Kade, cyane ko ari nacyo cyari cyamujyanye mu gihugu cya Tanzania. Ni Kevin Kade utagikunda gupfusha amahirwe ubusa, yagize Imana agahura n'umuntu ushobora gutuma izina rye rivaho riri rikagira aho rigera, amubyaza umusaruro uko byize no kubaho ubwo yari ari kumwe na Paula Kajala, nawe ni kizungerezi kizwi mu gihugu cya Tanzania, azwi cyane mu rukundo n'ibyamamare bitandukanye birimo na ba Rayvanny. Kevin Kade rero turategereje kugira ngo turebe uwo mushinga w'indirimbo uzaba urimo witwa Justa Makwabe. Mu kanya gato ku isaha yanagiye ku rukuta rwe rwa Instagram apostinga agaragaza ko ari i Kigali mu Rwanda, bimwe bita location, kugaragaza ahantu wafatiye ifoto. Ubwo rero reka tubitega amaso. Hanyuma andi makuru twavuga nuko twakwigira hanze y'u Rwanda. Mu gihugu cya Kenya hakomeje imyigaragambyo ikorwa n'urubyiruko. Witwa Bien-Aimé Sol arazwi cyane, yakunze kugaragaza ko nawe ari kumwe n'abiyita ba Gen Z cyangwa urubyiruko rwifuzaga ko n'ubundi itegeko nshinga rizamura umusoro rwose ryakurwaho cyangwa rikiganwa ubushishozi. Ubu noneho yongeye kugaragaza ko atewe agahinda ndetse atanabyumva kimwe na guverinoma ngo iraswa ry'abasivile ngo ntabwo rwose rishyigikiye. Avuga yibaza impamvu ngo leta itajya igerageza kurwanya bitwaje intwaro ikaba yahohotera abakiri bato cyangwa n'abadafite intwaro. N'ibingibi rero byatumye hazamuka amarangamutima bakurikira ku mbuga nkoranyambaga cyane. Yunze mu rya Omondi n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye byo mu gihugu cya Kenya bitahwemye kwifashisha imbuga nkoranyambaga bamagana n'ubundi ibi bikorwa biri kubera mu gihugu cya Kenya. Hanyuma andi makuru nabwira abantu no kuwitwa Koffi Olomide, iyi mpeshyi ari kwibyaza umusaruro akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Yongeye gutangaza igitaramo afite muri Australia n'ahitwa Adelaide. Ni igitaramo afite ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa munani. Iki kandi gise kiyongera mu byo yari yatangaje bizaba ku itariki 24 ndetse n'itariki 25 z'ukwezi kwa munani, bikabera mu gihugu cy'Ubwongereza. Icyo cyo mu Bwongereza cyazanagihuriramo na Dr Jose Chameleone, umuhanzi ukomeye cyane wo mu gihugu cya Uganda, ndetse hazaba harimo na Spyro wo mu gihugu cya Nigeria ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma nkomereze kwa Adele, ni umuhanzikazi ukunzwe cyane. Yakoreye rero ikiganiro mu gihugu cy'Ubudage atangaza ko ngo abakunzi be rwose basubiza amererwa mu isaho kuko ngo agiye gufata ikiruhuko muri muzika. Ubwo abari bategereje album ye ntayihari. Yaherukaga gushyira hanze album muri 2021 yitwa 30, yanakunzwe cyane n'abantu. Gusa igihari abatuye mu gihugu cy'Ubudage afite ibitaramo n'ubundi ari gukora, ari cyo azakora ku itariki 2, 3, 9 ndetse n'10 z'ukwezi kwa munani. Ubwo ibitaramo bye bizarangirana n'ukwezi kwa munani. Xavier, yego Karemera urakoze cyane.